Kuri uyu munsi wa none ku itariki 18 Mutarama mwaka wa 2026 nibwo habayeho umuhango wo gusezera bwa nyuma Dr Mugemana Charles witabye Imana mu minsi yashize. Uyu Mugemana Charles wabaye umuganga w'ikipe ya Rayon Sports mu gihe kingana n'imyaka 30 yose yitabye Imana mu minsi yashize. Uyu kandi akabazwa kuba ari wese w'umuhanzi Quenica cyangwa se Yvonne wamenyekanye nka Quenica, cyane cyane Quenica wakunzwe n'abatari guhera mu myaka ya 2013 kuzamura. Uyu Quenica rero nawe waje kugaragara cyangwa se waje kugaragara mu itangazamakuru mu gahinda kenshi avuga ibigwi se cyangwa se avuga se. Mu magambo ye yakomeje agira ati: "Data yari umuntu mwiza, yari umuntu ukunda gusenga kandi ugira umwuka mwiza umuturukamo, yari umuntu ujya inama kandi akumva ibyo rubanda bamubwira cyangwa se umuntu runaka ashobora kumubwira, yari umuntu ushyira mu gaciro kandi yari umuntu uzi kubana n'abantu neza, yari umuntu wubaha Imana ndetse akubaha n'abantu cyane cyane yagira ku myitwarire akaba nta make." Mugemana Charles ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko, akaba yaritabye Imana rero azize uburwayi. Uyu Quenica uba mu bihugu by'i Burayi yagomeje atangaza yuko babajwe n'ibi byabaye, cyane cyane ko ubu burwayi bumaze igihe kinini cyane ko yafashwe mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2015. Ibi kandi byababaje abatari bake, by'umwihariko abo mu muryango wa Bwana Mugemana Charles ababaye cyane mu marira menshi, bamuherekeje mu gahinda kenshi ndetse benshi bagaragaza amarangamutima yo kurira baranababara cyane. Quenica waretse umuziki akajya mu buzima busanzwe, Quenica uterukaga kwigaragaza mu itangazamakuru kubera ko yagiye gukorera mu bihugu by'i Burayi, wabaye yaritse n'umuziki, yagomeje avuga ibigwi bya se cyane cyane avuga ibyiza cyangwa se amurata ibyiza. Uyu Quenica ugaragara nk'umugore cyangwa se nk'ubatse urugo mu ibanga rikomeye cyane, nubwo nta kirabitangazaho, yatangaje benshi kubera ko yabyibushye cyane, kubera ko mbere ntabwo ariko yari ameze cyangwa se ko yari imisusire n'imiterere ye iragaragaza nk'umudamu uri mu rugo cyangwa se wubatse urugo, nubwo we atarabikonfirma cyangwa se ngo agire uwo abitangariza. Biravugwa yuko ashobora kuba yarashatse umugabo mu ibanga ntagire n'uwo abimenyesha keretse abo umuryango wiwe, akabiyirinda itangazamakuru kugira ngo ribimenye. We nubwo nta kirabitangazaho gusa abantu barabikeka. Uca umugani mu Kinyarwanda ngo nta nkuru ivugirwa ubusa imusozi. Reka dutegereze turebe wenda hari icyo bazabivugaho. Umuryango mugari wa Taifa Rwanda twihanganishije umuryango wa Mugemana Charles kandi ukomeza kwihangana, Imana iborohereze kandi ibafate mu mugongo. Komeza ubane natwe. Nitwa Eze Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.